mateka ya muzika nyarwanda, izina Bruce Melody ryigaragaza nk'ikimenyetso cy'urugendo rukomeye cyane rw'umwana w'inzozi wahindutse ikirangirire ku rwego rw'igihugu, akarere, yewe no ku ruhando mpuzamahanga. Iyo tuvuze Bruce Melody, abenshi bumva inzira iva mu bikomere bikomeye cyane igana ku kwita 001 w'u Rwanda mu muziki, mu rusobe rw'ibyiza n'ibibi, gutsinda ntibibe impanuka. Ikaze mu kiganiro cyacu ubuzima bushoboka. Benshi twibaza uko byagenze ngo bagere ku gasongero hariya hejuru aho tubareba, ariko turacukumbura cyane tukamenya neza ibanga ibyamamare tuzi byakoresheje kugira ngo bigere ku gasongero aho twese tubareba, tukibaza uko byagenze ngo bagere aho twese tubareba. Nyine ni inkuru mamo mu rugendo rwabo, zigizwe n'ibyiza n'ibibi, ariko zikaba zararemye ubuhangange bukomeye cyane mu ngeri barimo politike, umuziki, film, siporo, ubucurabwenge, ubwanditsi, ubukungu ndetse n'ibindi. Ndabasuje kandi baha ikaze mu kiganiro cyacu ubuzima bushoboka TV show. Ni ikiganiro mukurikirana hano kuri Muhire JC Official. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe amateka ya Bruce Melody. Niki cyamugize icyamamare? Ni igiki kiri inyuma yo kwita 001 w'u Rwanda? Ntucikwe n'iki kiganiro, ariko banze ukore subscribe kugira ngo tujye tubana mu mateka y'ibihangange, ibyamamare biriho cyangwa se byabayeho. Mbahaye ikaze, ngende Muhire. Amazina ye nyakuri yitwa Itahiwacu Bruce. Yakuriye i Kanombe mu mujyi rwagati wa Kigali mu 1992 nibwo yabonye izuba. Avuka ku babyeyi Gervais Ntibihangana ndetse na Verena Muteteri. Gusa ikibabaje, bombi baje kwitaba Imana. Ni wa kabiri mu muryango w'abana 4. Ubuzima bwe akiri muto burangwa n'ibigeragezo byinshi byamwigishije kwihagararaho ndetse no gushaka ibisubizo ku bubi no ku bwiza. Amashuri n'intangiriro z'inzozi ze. Bruce Melody yize amashuri abanza muri Camp Kanombe, ayisumbuye ayatangirira muri Efoteke Kanombe, aza kuyakomereza no kuyasoza muri Islamic i Rwamagana. Nubwo amashuri yari ingenzi cyane nk'umwana wese uri kuzamuka, umutima we wari umaze gufatwa cyane n'ikintu kimwe gikomeye, umuziki. KGB, isoko y'inzozi za Bruce Melody. Uyu mugabo avuga kenshi ko itsinda Kigali Boys KGB ryari rigizwe na Mr Skizi, MYP ndetse na Henry waje no kwitaba Imana, ari ryo ryamuzamuye ndetse rikamugeza ku nzozi ze zo kuba umuhanzi ukomeye. Ati, mu rugo twumvaga indirimbo zo kuramya Imana gusa. KGB yanyeretse ko umuntu ashobora kuririmba ubuzima, amarangamutima ndetse n'ibitekerezo bye. Kubera urukundo rwinshi yagiriraga umuziki, yigeze kuva iwabo ajya Gikondo n'amaguru ushaka abagize itsinda rya KGB. Arabasanga baramwumvira. Henry aramwemerera, aramujyana ndetse yewe amushyira muri studio bwa mbere. Nubwo ayo mahirwe atahise amworohera, harimo kubeshywa n'abaproducer, kubura amafaranga yo kwishyura ndetse no kujya muri studio n'amaguru, Bruce Melody ntago yacitse intege. Kwiyubakira inzira ye bwite, ibanga n'itrufu yaje gukoresha kugira ngo agere ku gasongera aho twese turi kumureba. Amaze kubona ko kuririmba gusa bitamworoheye, yafashe icyemezo gikomeye cyane, kwiga gutunganya indirimbo, musical production. Yagiye muri studio ya Ama-G The Black, nawe w'umuhanzi ukomeye ndetse ukunzwe na benshi, akorana na producer piano Jimmy Junior Multisystem, bituma atangira kubona amafaranga make amutunga. Nyuma y'ibibazo, kwirukanwa muri studio ndetse no kwimuka ahantu hatandukanye, amahirwe yongeye kumusekera ubwo yongeye kubona studio ya Ama-G ikora, akabonamo umwanya wo gukora ndetse no kwiyubaka. Ahangaha ni naho yaje guhura na producer Fazo, bakorana indirimbo ya mbere ngiye kubivuga, ikurikirwa n'izindi zatumye aba umuntu ukomeye cyane, abantu batangira kumumenya. Amakimbirane ndetse n'isomo rikomeye cyane ntago bijya bibura mu rugendo nkuru. Nubwo yakoranye na Fazo, baje gushwana bitewe n'icyerekezo cy'umuziki. Bruce Melody yashakaga umuziki uri ku rwego mpuzamahanga. Ibi ngibi byatumye batandukana mu bihe byari bikomeye cyane, harimo no gupfusha mama w'umubyara. Byaragahinda,
ariko no guhatana no gushaka ibisubizo. Nyuma yaho yagiye gukorana na producer Piano bakora indirimbo Ndumiwe, inafungura amarembo mashya. Ibi ngibi byaje kumuha amahirwe yo kwinjira muri Super Level, aho yatangiye kubaka izina rikomeye cyane kurushaho. Mu rusobe rw'ibyiza n'ibibi, kuva 2011 kugera 2021, kuva 2011 kugera 2013, indirimbo nka Telefone zatangiye kumumenyekanisha cyane. Kuva 2014 kugera 2015, ibibazo by'amasezerano muri Super Level, indirimbo Ndakwanga ndetse n'imanza zatumye yiga ko gutsinda bisaba no kumenya amategeko. 2015 yibarutse umwana we w'imfura Brita, intsinzi kazi ivanze n'ibibazo by'ubuzima bwite. 2016 kugera 2017, indirimbo Kinya iba turning point. Ajya muri Coke Studio Africa akorana na Calligraph Jones, anahindura Ikinya ayigira indirimbo ya politike Twatoye Twatsinze. 2018 atwara Primus Guma Guma Superstar, abumwe mu bahanzi bakomeye cyane mu mateka y'irushanwa. 2020-2021, indirimbo Hands Up mu bihe bya COVID-19, Samoya, Ntiza, Ikinyafu, Abu Dhabi ndetse na Bado zashimangiye ubuhangange bwe. Ahari menya ari nabyo bituma kuri uyu munsi hari kwiyita 001 w'u Rwanda. Ni umugabo wakoze, akora mu bikomere bikomeye, akora mu buribwe bukomeye, hari kagera ku gasongero aho twese turi kumuvuga. Bruce Melody ku rwego mpuzamahanga, 2022 kugera 2025. Mu myaka yakurikiyeho, Bruce Melody yazamutse cyane ku ruhando mpuzamahanga. Ikintu cyatunguye benshi no gukorana indirimbo n'icyamamare Shaggy, umwe mu bahanzi bakomeye cyane ku isi. Ibi ngibi byahaye Bruce Melody icyubahiro gikomeye cyane, ndetse yewe bimutereka no ku ikarita y'umuziki mpuzamahanga. Yagize uruhare rukomeye cyane mu bitaramo bikomeye cyane hanze y'u Rwanda. Indirimbo ze zitangira kumvikana cyane muri Kenya, Uganda, Tanzania ndetse no hanze ya Afrika. 001 w'umuziki w'u Rwanda, kwiyemera ndetse n'ihangana. Indi nkuru ikomeye cyane kuri chapitre zigize ubuzima bwa Bruce Melody. Mu bihe bya vuba, Bruce Melody yatangiye kwiyita 001 w'u Rwanda mu muziki. Imvugo yerekana icyizere cyinshi afitiye urugendo rwe n'urwego agezeho. Ibi ngibi byabaye impaka zikomeye, n'ubu ni impaka zikomeye mu bitangazamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane n'ihangana riri kuvugwa hagati ye na The Ben, undi mubanzi uri mu bakomeye cyane mu Rwanda. Akaba umuhanzi wa mbere ukomeye cyane ndetse wazamutse mbere mu njyana ya R&B pop nyarwanda. Nubwo abafana babibona nk'ihangana, ku rundi ruhande byabaye isoko yo kuzamura muzika nyarwanda, aho buri muhanzi ashyira imbaraga cyane mu guhanga ndetse no mu guha abafana ibyiza. Groove Concert, New Year Groove Concert, ihuriro ry'abami babiri ba R&B pop. Mu gusoza umwaka, uyu mwaka wa 2025, umuhanzi Bruce Melody na The Ben, ukunze kwiyita Tiger, bategerejwe mu gitaramo cya Groove New Year Groove Concert. Igitaramo gikomeye cyane gihuza aba bahanzi bombi ku rubyiniro, kiraza kuba ndetse yewe kigeze mu rukerera mu ntangiriro z'umwaka wa 2026. Ibi ngibi benshi babifata nk'ikimenyetso cy'uko intsinzi nyayo atari uguhangana gusa ngo usenye undi, ahubwo ari ugukorera hamwe ndetse no guhesha igihugu ishema. Muri meze gutya ntabwo twabura kuyikuramo isomo ry'ubuzima bushoboka. Inkuru ya Bruce Melody itwigisha ko inkomoko itagena aho uzagera. Ibikomere bishobora kuba isoko y'imbaraga. Kwiga, kwihangana ndetse no kwiyemera bishobora kukugeza ku rwego rwo kwiyita 001 cyangwa se nyine igihanganye gikomeye cyane mu rugendo rwo ari rwo rwose waba uri kugenda. Mu rusobe rw'ibyiza n'ibibi, Bruce Melody yabaye urugero rw'uko ubuzima bushoboka, kandi ko intsinzi nyayo ari ukwanga gucika intege ndetse no gukomeza inzozi nubwo inzira yabigoranye. Nansoreje ikiganiro ubuzima bushoboka hano kuri Muhire JC Official. Kora subscribe tujye tubana mu biganiro byose
utwandikire n'undi twazagaruka mu biganiro bitaha. Ngewe ndi Muhire, ndabashimiye.